uwitwa Bruce Melody na Coach Gaël ntibashaka ko The Ben yaburira ku mafaranga habe na gato. Nubwo uyu Bruce Melody na Coach Gaël bakoranye bigakunda, ngo ntibazigera bumvikana na The Ben habe na gato, ngo kugira ngo sikosa isohoke ngo cyetse nijya ku mbuga nkoranyambaga za 155M. Icyo nicyo cyifuzo cyitwa Bruce Melody taha iwacu, ari gusabira The Ben na Kevin Kade. Akigera muri 155M ubuzima bwarahindutse. Nubwo yarasanzwe ari umusitari ariko nta bikorwa bihambaye yari yagakoze, uretse kuba yari yaratwaye Primus Guma Guma agakora n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zigakundwa. N'ubundi yari asanzwe ari umusitari, ariko akigera muri 155M ubuzima bwarahindutse. Nibwo yatangiye guhura n'abasitari bo hanze y'u Rwanda bakomeye. Uyu munsi ndagira ngo turebe Bruce Melody akigera muri 155M ni ibiki yungutse, ese ni ibihe bikorwa bihambaye yaba yarakoze. Kaduhere ku bihangano yakoze. Akigera muri Rebo y'umuhigo Coach Gaël, akigera muri 155M Rebo y'umuhigo yahise arenga imipaka y'u Rwanda ajya mu gihugu cya Tanzania akorana indirimbo na Harmonize wayita Totali Kwezi. Ni indirimbo yakozwe mu Rwanda ndetse no muri East Africa, dore ko yaje no kurebwa n'abarenga miliyoni n'ibihumbi ijana ku rubuga rwa YouTube. Ibyo gusa yakoze n'iyitwa Nyamura atangije n'umusitari wo mu gihugu cya Uganda Eddy Kenzo, nawe yarabice biracika mu gihugu cya Uganda, dore ko yaje no kurebwa n'abarenga miliyoni 3 ku rubuga rwa YouTube y'umugabo Bruce Melody. Icyo gihe yaramaze gukaba agace kamwe ka East Africa, nibwo yaje kureba indirimbo ye wenyine ayita Kenyuma, irimo umukobwa mwiza icyo gihe wari ufite hit witwaga Shadibu, nawe yarakunzwe dore ko yaje kurebwa n'abarenga miliyoni 4 ku rubuga rwa YouTube. Icyo gihe yarongera akora indirimbo ari wenyine ayita Winyegeza. Icyo gihe uyu mugabo yari amaze kuba umusitari, dore ko nta ndirimbo ye itaragiraga views ziri hejuru ya miliyoni. Si ibyo gusa, nk'umuntu ushaka gufata East Africa ikamumenya yose, yari amaze kuzenguruka Uganda ndetse na Tanzania. Yahise anyarukira mu gihugu cya Congo akorana n'uwitwa Inosabi, bakorana indirimbo bayita Airways. Si ibyo gusa, yahise agaruka mu Rwanda akora yitwa Funga Macho. Icyo gihe yari amaze kuba umusitari, East Africa imaze kumumenya, nibwo yahise atangira kwamamariza uruganda rucuruza inzoga hano mu Rwanda Primus, anabakoreye indirimbo yita Pichu. Icyo gihe urumva ko ari inyungu yaratangiye kubona muri iyo muziki yaramaze iminsi akora, dore ko ari nako yayikoreraga ibitaramo. Ibyo byose birangiye yarongera kuri indirimbo ayita Love Mihadi. Icyo gihe yarongera kuri indirimbo ayita Cerebura. Icyo yari ari mu byishimo nk'umuntu wari ufite rebo nziza akora ibihangano bigakundwa, nta kindi yari gukora uretse kuvuga ngo Cerebura. Ibwo ayo macerebura byaramaze kugeraho. Muri iyo minsi yarongera kuri indirimbo ayita Zana. Ndakubwiza ukuri ko icyo gihe yaramaze kuba umusitari, amaze kumenyekana muri East Africa, ndetse hari ibice bimwe bya Afrika byari bimaze kumumenya. Icyo gihe nk'umwe wari umaze kumenyekana muri Afrika, nta kindi yahise akora kwari ukagura inzira none akarenga Afrika akagera hanze yayo. Icyo gihe nibwo yahise agenda agera muri Amerika ashaka uwitwa Shaggy, bakora remix y'indirimbo Funga Macho wayita When She's Around. Nimba babikurikiranye neza, izo ni indirimbo 10 yari amaze gukora mu gihe yarashyitse muri 155M. Noneho reka turi umusaruro yakuye muri izi ndirimbo 10, tutongeyeho iyo afite nshyashya yitwa Sowe, ubwo yaba ari iya 11 amaze gukora mu gihe yashyitse muri 155M. Uyu Bruce Melody uretse kuba yari yaregukanye Primus Guma Guma Superstar ya 2018, yahawemo arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ari mu bagize uruhare mu imenyekana rya Isibo TV, ndetse yari yasinyanye amasezerano na Block ya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi yagiranye amasezerano na Kigali Arena, ubu yabaye BK Arena ya miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse yagize imikoranire ya miliyoni y'amadolari na Food Bundles. Ni miliyoni y'idolari ikaba itaravuzweho rumwe. Icyo gihe yaramaze kwinjizwa ku rutonde rw'abahanzi batunze arenga miliyoni y'amadolari muri East Africa. Icyo gihe kampani nyinshi zagize imikoranire nawe zo kubamamariza ibikorwa byabo. Icyo gihe ndakubwira ko yamamarije kampani nyinshi, kandi yagiye ahabwa ibiraka nko mu nama zikomeye, mu bitaramo n'ahandi hantu henshi. Icyo gihe we na Rebo ye hari mu iterambere ritabaho, amafaranga yaje ari menshi. Ayo mafaranga yari amaze kugwiza ari menshi cyane, ubwo yizingiye umuzigo w'imodoka witwa Barabas, imodoka ihenze cyane, dore ko yiguze arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa, dore ko uyu Bruce Melody ndetse na manager Coach Gaël baje kugura ikipe ya basketball yitwa UGB. Uyu Coach Gaël yakuye Bruce Melody ku rwego rumwe ku rundi rwego, yamukuye mu Rwanda aragenda amugeza muri Amerika, aho yazengurutse ku bitangazamakuru bikomeye na televiziyo, mu kiganiro Good Morning America. Hose yabaga ari kumwe n'uwitwa Shaggy. Aho hose niko yabaga ari kumwe n'uwitwa Shaggy, barimo bagise harimo afiringa ku buzima bwa Amerika kuko kari karamaze gufatwa. Icyo gihe Bruce Melody yari amaze kuba umusitari, atangira kujya agenda aryoshya mu bihugu bya Amerika, za Canada, ariko anahakora ibitaramo. We na Rebo ye bikabinjiriza amafaranga. Nyuma y'uko asohoye indirimbo yise Sowe,
ngo ubu ngubu akaba agiye gukorera ibitaramo hanze y'u Rwanda, akaba agiye gukorera ibitaramo ku mugabane w'Uburayi, aho azifashisha abahanzi barimo nka Shaggy n'abandi bagiye bakorana ibihangano, dore ko no mu minsi izaza agiye gushyira alubumu hanze izaba iriho abasitari benshi cyane muzatungurwa, dore ko uyu mugabo ari umwe mu bahanzi bitwaye neza mu kwamamaza umukandida wa FPR ku ndirimbo y'Isogera, ari kumwe n'umukobwa uri kuzamuka neza bise Bwiza. Iyi ndirimbo yabiciye bigacika. kuko hari abenshi bari inyuma amajwi kugira ngo agere imbere bigoye, bari bafite igikundiro, abantu babishimiye, dore ko bari bafite indirimbo ikunzwe cyane bayisogera. Ubu aka kanya we na Rebo ye bameze neza, barishimye, amafaranga barayafite, ibikorwa bibazanira amafaranga barabifite, uretse ko Bruce Melody ndetse na Coach Gaël badashaka kuwitwa The Ben abarira ku mafaranga. Ibi byavuye kuki? Uyu The Ben ndetse na Element no bita Kevin Kade hari indirimbo nshyashya bagiye gushyira hanze yitwa Sikosa, uretse ko uyu Bruce Melody ndetse na Coach Gaël badashaka Element ajya muri iyi ndirimbo. Nubwo uyu munsi Bruce Melody na Coach Gaël bumvikana, abo ngabo ntibumvikana n'uwitwa The Ben. Twebwe ibyo twari tuzi zari beef zari hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, ariko ngo uwitwa Coach Gaël afitanye beef n'uwitwa The Ben, niyo mpamvu badashaka Element ajya muri iyi ndirimbo y'aba bagabo. Ngo kugira ngo Element ajye muri iyi ndirimbo ngo azahita atandukana na 155M, ngo ubundi baseze amasezerano. Ngo kugira ngo ibyo bizakunde ngo arasabwa $500,000 Element yaha 155AM, ngo kuko yabasesha amasezerano. Ese nawe ubona ari byo ibirimo bivugwa kuri abo bagabo, nangwa nagatwiko baba barimo? Ngo dore ko witwa Kevin Kade ngo mbere yo gusura indirimbo abanza akayitwikira agatangira kuvugwa mu bitangazamakuru, uze kubyandika uko ubyumva muri comment. Ibi biri kuvugwa kuri abo bagabo ari ukuri cyangwa bari agatwiko? Bakunze ino video zo gukanda like, nimba ari ubwa mbere uyibonye ukande subscribe, tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda video zanjye uze kujya muri comment ushyiremo udutima, ubona hari ikibura muri video zanjye uze kucyandika muri comment ubutanzagikosora. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Pro TV Show.